inshuti zanjye mukomere cyane aho muri hose. Ndabizi turi mu bihugu bitandukanye, turi no mu masaha atandukanye, ariko rero iyi si nkaho yabaye ntoya kubera izi tekinoloji zituma ibintu byose byihuta rwose, tukavugana aho waba uri hose. Mu bintu abantu bakoze kuri iyi si, tekinoloji yo gukominetinga no kwigisha no kugira gute ni ikintu cyiza cyane cyateye intambwe ndende mu buzima bwacu ku isi. Ariko usanga nyine nayo buri kuri iyi si experience ni yatuzanye ni ibyiza n'ibibi. Ibyiza n'ibibi birajyanirana, ariko rero nyine nk'uko tubimeze, nk'uko turi kwigishanya nk'abanyarwanda, nk'abanyafurika, reka dushake gufatamo ibyiza, dushakemo ibyiza ibyo bitwigisha se, ibituma mbese ibitekerezo byacu bikura. Nk'uko rero mu biganiro byanjye nyine mubizi, ndacyakomeza nyine kubashishikariza, kuba inspiringa no kuba motivatinga mu buzima bwacu bwa buri munsi bw'abanyarwanda, mu muco wacu, mu kwita amazina yacu. Iyi inspiringa no kumotivatinga mu yindi mico ni ibintu bakoze igihe kirekire, ni ibintu byabayeho kandi bifite akamaro. Ndibuka ko nuko mu muco wacu mu Rwanda naho byari bihari, aho abasaza bicaraga munsi y'igiti bakabwira abana babo histoire yabo, bakababwira amateka baciyemo. Ndumva ari uko batangaga, bakigisha urubyiruko ruje muri ubwo buryo. Vuze nk'abazungu se cyangwa se abongereza, bo nyine kuhererekanya izo information barabiturushije, babashije kwandika mbere. Iyo ni histoire ndi kuvuga, ibyo byose mwese murabizi. Mbese twibaza impamvu buriye ni ugukura nyine. Impamvu uno munsi ibyo turi kuvugana ni ukwibaza impamvu abazungu baje bakadukuraho umuco w'abasekuru bacu ko basengaga Imana yabo, n'amazina twitaga bakayahindura, ayacu bakayagira igipagani, andi bakayagira gikristo. Izi rero nizo ngaruka zose urebye zitubaho muri iki gihe kuri iyi si, niyo pfunduro, niyo ntandaro y'agasuzuguro k'ibyatubayeho kose, kuba twarabaye abakoloni se no kuba abacakara. Kandi ibyo birumvikana ko byatewe n'ingufu nkeya zo muri mind z'abasekuru bacu bariho. Ntabwo babashije kugumana no gutsimbarara ku muco uko bitaga amazina abana babo nuko basengaga Imana yabo. Babuze ingufu zo kubitsimbararaho. Ikindi aha maze kubona, natekerejeho wenda namwe tuzaganiraho, nuko bo abanyarwanda bigishijwe n'abakoloni, bigishijwe n'abamisiyoneri, barabajyana bariga, barabigisha, babamenya ubumenyi. Aho rero niho byakomereye, kuko abo bigishije bamaze kwiga
baje bakorera umumisiyoneri n'umukoroni, baza noneho ari bo basenya umuco wabo, baza ari bo barwanya abakurambere babo ibyo bakoze, baza ari bo bigisha, ari bo bashyiraho kubatiza no gukuraho amazina y'abana babo. So umuzungu, umukoroni yafashe abantu babo nyine vuga uti ni mwebwe muze mwige, arangije rero nibo bagiye baragenda bajya kurwanya uwo muco, ni nabo nizo ngufu zabayeho kugira ngo tuwurangize. Naho iryo pfundo ryabereye, umwana akavuka abatizwa kwa padiri, padiri akabaza umuryango, bituma ariho ibyo muco wacu bibagirana. Ho kugira ngo abize baze bakorera bafasha abo basize, ahubwo baje barwanya ibyo basize kubera ko baje bafite imyumvire yindi ivuye hanze. Aho niho mbese urebye umuco no kwita amazina kw'Abanyarwanda n'abandi Banyafurika benshi naho ngaho byabereye. Kuko urebye guca mu nsengero kubatirisha ntacyo umuturage wundi yagomba kongera kugeraho, ntiyagomba kujyana umwana we ku ishuri, kuko urebye n'ayo mashuri yose yari ayabo missionaries, bigatuma ko umwana wese kugira ngo yongere kubona ishuri bikaba bivuga ko yagombyaga kuba afite izina rya Gikristo. Aho nuho batwishiye, aho niho tutigeze tumenya icyo kintu, twumva ko ari wo muco wacu, twumva ko ari byo. Ariko nibyo nshaka kubabwira, musubize amaso inyuma murebe, ntabwo byari byo. Ariko kuba barabikoze baciye mu miryango, baciye muri famiye, kandi ari abantu bacu babikora, ntitwigeze koko tubitekereza, wari uri inyuma yabyo ni wabizanye inyuma yabyo. Nicyo rero usanga yaradukuyeho kubura national pride, tubura ikintu, tubura rya shema ry'umuco w'abasekuru waho badusanze. Iryo shema twararibuze, turaritakara, ntitwabyumva kubera ko ibyo yaduhaye. Ni naho habayeho nanone abisilamu nabo baca inyuma, naho bafata abandi kuko babonaga ntaho bari. Ibi kandi muzajya mubibona ari ugiye muri histoire y'abacakara bo muri Amerika, naho nuko bagenze, babakuraho umuco wabo, babakuraho amazina yabo, babashyira mu madini yabo. Niho usanga haribo abakristo bakomeye cyane babirabura muri Amerika, ugasanga n'abisilamu aribo bakomeye muri Amerika babirabura, ugasanga aribo bahanganye. Niyo mpamvu ubona ntabwo nureba neza twari dukwiriwe kuba dufite ayo mazina y'umukristo se cyangwa se y'umwisilamu se uri umwirabura. Iyo niyo division yaje, iyo ni urwo rwangano ruba hagati y'abirabura, kandi turi bamwe. Hari umubyeyi uri aho ngaho turi kuvugana aha ngaho, uri kureba iki kiganiro, ushobora cyangwa se waba warananze ku mwana we arongorwa n'undi
kubera se idini rye, kandi bose ari abirabura, bose ari abanyarwanda. Ukumva ko mudahuje idini, ukumva ko atarongora umwana wawe, ukumva ko mutahuza uko avuye idini ryawe. Niba hari ikintu kibi batwiciyeho n'icyo ngicyo. Umubyeyi ntatekereze icyo kintu. Abana bakundanye, iby'amadini ntacyo bibareba, ariko hari ababyeyi muri mind yabo badashobora kubyumva. Hari ababikoze. Hari n'igihe abana barongorana, umubyeyi akavuga ati ndaguciye, sinzaza no mu birori byawe, sinzongera no kukubona. Niba hari umubyeyi uri aho ngaho ushobora kumva ikinyarwanda nk'umunyarwanda, icyo kintu cyaba cyaraguteye, iyo myumvire yabaraguteye, naho ngaho turi guhindura. Niyo myumvire tugomba kuvuganaho y'ibintu nk'ibyo bito, ko byatewe n'undi muntu na mind y'undi muntu. Ko mind, nkuza kuvuga mind, avuga ni intekerezo. Intekerezo nibwo buzima. Intekerezo niyo mana. Intekerezo niyo ikubwira gukora icyiza n'ikibi. Intekerezo niyo ikubwira kwanga umwana wawe se cyangwa ukamukunda. Kuko ya ntekerezo niyo ibibwiye uwo mwana kurongora uwo muntu wundi ashaka cyangwa. Ingero nyinshi zirahari zatumye izo division, izo nzangano hagati y'Abanyafurika zibaho. Ibi kubiganira rero ni ikintu cyiza cyane, ni ikintu gikomeye kugira ngo tubihindure. Ni mu ntekerezo, ni muri mind, kuri wowe ku giti cyawe. Ntabwo turujya guhindura ngo abantu bose ngo tubabwire no. Yes, ni ku giti cyawe, ariko urabanza ubyumve koko, wumve ko iyo myumvire ikureba. None nk'iyo bavuze kubandwa no guterekera, tubyumva gute? Ni iki? Ngiye ko maze kubitekereza, kubandwa no guterekera yari umuco n'ukuntu abasekuru basengaga Imana yabo, bakomunikaraga n'Imana yabo. Ariko wenda uburyo wabikoragamo se, uburyo wenda byakorwaga, hari igihe bitashoboraga kuba bikozwe mu buryo bwiza, noneho bigatuma tubibona ko nkaho ari ikintu kibi. Ariko urebye babayeho, babibamo, kandi nibo dukomokaho. Aha rero icyo mvuga, wenda uko byakorwaga niko byagombaga wenda kuba abo bize baragombye kuba baragize icyo babikoraho n'icyo babihinduraho, kuko amajyambere nyine agenda atera imbere, noneho bigatuma kubandwa no guterekera bigumaho biranga umuco, ariko tukabikora mu buryo bugezweho, mu buryo bwa kijyambere. Tugomba kubigarura. Nge kubandwa no guterekera ni kuganira n'Imana yanjye, ubwonko bwawe, intekerezo yawe niyo Mana yawe. Izo ni symbols turanga. Ntukavuge ngo uri umukristo. Ntabwo uri umukristo. Abakristo ni umuco w'abazungu bazanye batuzanaho. Hano ubukristo ntawe ukibaho, amadini yarafunze amenshi, church zirafunze, kandi ari umuco wabo. Nitwe twenyine bisigayeho. Niyo mpamvu ushaka kubwira
inshuti zanjye, abafite ubushobozi bw'uko tubivugana. Ikibazo nababwira ngenda ndeba, iyo mvuganye n'abazungu, nk'ubu muzi ko nababwiye ko izina ryanjye narihinduye, nitwa Ndizeye Rubasha. Abambaza bose bari bazi ko Aloyize, baravuga bati kubera iki wayihinduye? Habwo ngewe narahinduye kubera ko nafashije izina ry'umuco nyarwanda. Usanga abazungu bose bavuga bakumva babishyigikiye, ariko bene wacu ntabwo byarushye kugira ngo babishyigikire, nuko nagombye kubivuga, noneho bakavuga ko bitashoboka, ngo birakomeye. Ariko rero birashoboka nubwo bikomeye. N'iby'abadini by'ubukristo ndabibabwira bati nibyo, ariko se bwira umwirabura wumve ko umukristo, umunyarwanda w'umukristo nta nubwo ashaka kubyumva, kandi ni igitekerezo. Ni ukuvuga ngo reka dufungure ibitekerezo, tuvugane, tubiganireho, ababishoboye tubisubizeho. Nizo ngufu z'intekerezo, nizo ngufu za mind. Bizafata igihe, bizatwara igihe kubyumva, kuko ni ibintu bitoroshye. Nkuko biri nanjye babwira, kugira ngo nze kubivuga, kugira ngo mpagarare mbikodingeho, byamfashe igihe muri mind yanjye, byamfashe igihe mu ntekerezo yanjye. Intekerezo zanjye buri munsi bibwira iti haguruka, genda wigishe, genda ubwire abantu. Nk'ubu nkaza nkari kodinga kubera ko biba byanjemo buri munsi. Uko ngenda mu nzira, uko ngira gute, ba ntekereza. Intekerezo yanjye ihita imbwira iti vugana n'aba bantu. Iki ni ukubabwira. Abo mbwiye, abize, abo duhuje. Hari abantu benshi muri aho ngaho, hari abantu benshi bafite izindi nabo ntekerezo nk'izanjye, bafite n'ubushobozi bundi bwo kuba banabishyira hamwe bakaba banabyigisha. Ikintu kimwe nasaba kugira ngo tubyigishe, tubivugane, abo bapasiteri bamwe na bamwe, ni naho tuzahera, kuko ni benshi cyane, bafite abayoboke benshi cyane, ariko barabigisha umuco utari uwacu, barabyigisha ibyo umuzungu yaje mu misiyoneri akabasigira. Ni ishema ryabo, ntabwo ari ishema ry'abanyarwanda. Igihe umwe hari uzabyumva agatangira akabigisha, tugatangira tugahinduka, tukababwira ko tutari abakristo, turi abanyarwanda, turi abirabura, dufite imico yindi itandukanye n'iyabo, batagomba kuduha irangamuntu yabo y'ubukristo cyangwa se y'ubwisilamu. Tugomba kugira irangamuntu y'ubunyarwanda, tukaba dufite umuco wacu uko tuvugana n'Imana yacu, wo kubandwa no guterekera. Ni uko twawutekereza, uko tuwukora, uko kubandwa no guterekera, no kuganira n'Imana. Gutanga amaturo ni ukuganira, ni ukuvugana n'Imana y'uko ubuzima bwacu bumeze. Nyine nibyo mbabwira, hari uburyo bwinshi bushobora gukorwa. Ndi gufungura intekerezo yanyu, ndi gushyira mu ntekerezo yanyu ibitekerezo mugomba gutekereza nk'abanyarwanda, tukagarura ishema ry'umuco w'abasekuru bacu, ko bitaga amazina abana babo, nuko bitaga nuko twasengaga. Abize n'abatarize tugomba guhuza, turi bamwe, tugomba guhuza. Intekerezo ni zimwe, intekerezo ni zimwe, tugomba kwicara tukumva, tukubahana, kugira ngo tugerageze gukorera hamwe, tugarure ishema ryabo turibo.
ishema ry'abasekuru, ishema ry'aho duturuka, nitwe tuzarihagurukira, nitwe tuzarihagararira, nta wundi uzariduhagarariraho. Kandi ndababwiye, iyo wahinduye izina ryawe, iyo werekanye ko izina ryawe urihinduye, ni ishema riba riri muri wowe. Nta kindi biguha, nta rindi juru rizakujyanamo, ariko uzabyiyumvamo ko ari wowe, kuko nuko abandi izindi kominote zose zibaho. Ahantu rero urebe iryo pfundo umuzungu yabikoreye, umuzungu yadukujeho ishema ryacu, yarazi impamvu, niho mayindi ye, nibwo bugome bwe yaduhereye, kutubuza kumva ko turi Imana, kudukuraho imico yacu, kudukuraho identite y'uko amazina yacu, no kugira ngo yumve ko ibyo yatuzaniye ari byo. Noneho ikintu cyose kibaho kiba ari ukumusabiriza se, kiba ari ukumucaho, kutubeshya ngo ijuru ngo ni ahantu tuzajya tumaze gupfa. Turabyemera. Nagiye mu mamisa, njya misa twirirwa tuvuga ngo Yesu ngo azaza, ngo Yesu azaza. Nta Yesu uzaza, nta Yesu uzaza uba uriho. Yesu ari kumwe natwe buri gihe. Yesu ntaho yagiye. Dutekereza ngo uzajya mu ijuru, ngo uzajya mu ijuru, ibyo ntabwo biro. Icyo nicyo kinyoma cya mbere twari dukwiye guhagarika kwigisha abana bacu. Abana bacu tukabafungura, abana bacu tukabaha freedom yo muri mind, tukabigisha ko hari izindi nyigisho. Yaratubwiye ngo nta handi, ngo nta wundi uzajya mu ijuru ngo adaciye kuri Yesu Kristo. Ntugire ngo ijuru nta hantu uzajya. Ijuru ntabwo ari ahantu uzajya. Ngo uzajya guca kuri Yesu Kristo usimuca uhe. Yesu ngo azaza se, ngo azaza se, azaza aturutse he? Yesu ntaho yagiye, ntaho tugomba kuhora tupfukamye dusenga ibintu tutazi, tutabwira abana ko hari ubundi buryo abantu basenga, hari ubundi buryo Imana abantu bayita. Baratubwira ngo nta bindi, ntawe ushobora kubyumva. Aba bapasiteri bariho ku bana bacu babigisha iki? Babakuramo kutagira ingufu zabo, babakuramo kutaba confidence ku bwabo, kubera ko umwana birirwa bamubwira ngo akore. Nangaga kujya kwiga havuga ngo ngiye gusenga Imana ngo nsinde ikizami. Niba hari abana bagikora ibyo tukabyemera, icyo kizami ntushobora kugitsinda. Tugomba kwigisha abana ko kugira ngo utsinde ikizami ugomba kwiga. Imana yawe ibiri muri mind yawe ikwigisha. Iyo wize niyo Mana yawe. Iyo umaze kwiga wabishyize mu mutwe, wabivuganye n'Imana yawe iri muri mind yawe, nta yindi Mana ukeneye. Nta kwa kundi kujya gupfukama ngo mbere y'ikizame, ibyo ntibibaho. Niba wize, wabyize, wabisomye, wabishyize mu mutwe wawe, wabishyize mu Mana yawe, Imana yawe yabibonye, nta yindi Mana ukeneye. Bimwe ujya gusenga Imana utayishyize muri mind yawe, utabishyize mu ntekerezo yawe, ntibibaho. Ikiza cyose kikubayeho, ikintu cyose kikubayeho kiba kivuye mu nteko yawe, mu Mana yawe. Aho rero niho abazungu baturindagirije, badukuzamo ya confidence kuva tukiri abana, twirirwa dupfukamye dusabiriza. Na n'ubu nuko bimeze. Uwo muco ugomba kuvaho. Tugomba kubwira abana bacu ko uwundi. Abashaka kuguma batekereza iyo Mana bayisaba iri mu kirere bakayisaba, ariko hari n'ubu twemera kubwira abandi bana ko Imana iba muri wowe, ko ugomba kumva ko icyo ushaka kugeraho kiba kivuye mu ntekerezo yawe. Bakabimenya kugira ngo ubuzima bwabo ubashe kubaho neza. Abo Imana yafashije yo mu ijuru bayigumeho, ariko tumenye ko abo bandi itarafasha, niba uri aho ngaho wicaye warabuze ishuri, warabuze akazi se, warabuze icyo ukora, warabuze amafaranga se, tekereza muri wowe wenyine, umenye impamvu ko utabibona,
ari wowe, umenye mpamvu kutagera kucyo ugeraho ari muri mind yawe, uhaguruke wumve ko ufite ingufu zo kugeraho, utekereze icyo ushaka kandi koko wumve ko ushobora kukigeraho. Inshuti zanjye, izo ni nyigisho zo kwicara tukumvikana. Abandi barabyize, abandi bagize ayo mahirwe yo kubimenya bakiri bato, twe tubimenya dukuze, ariko tugira ngo tubisigire abakiri bato, abagishobora kumva. Tuganire n'ababyeyi, ababyeyi nabo bashobora kumva ko guhindura kw'abana babo, guhindura bituruka ku babyeyi. Nk'uko kugira ngo dufate ayo mazina yacu y'abazungu nabwo byagiye bica ku babyeyi. Iki rero ni igitekerezo cya buri muntu ku giti cye, igitekerezo cy'umuryango se, igitekerezo cy'umwana se amaze gukura, amaze kugira ubwigenge bwe, nicyo kizahindura. Niyo myumvire tugomba guhindura, tugomba gufashanya. Hano icyo mvuga, nta kujya impaka, nta kurwana, ni ugushyira hamwe. Mukomere cyane, munkurikire kuri my YouTube, Ndizeye Rubasha, kandi ndakomeje kubashimira feedback mugenda mungezaho, nanjye kandi muntera inkunga mukamfasha kugira ngo mbone umwanya wo kubikora, kuko bibe byose mbikora mfite n'izindi nshingano ngomba gukora. Ariko rero dukomeze kandi iyi inspiring no kumotivatinga abanyarwanda kugira ngo tugeze aho tugera, tugarure ishema ryacu, ishema ry'igihugu cyacu, ishema ry'umuco wacu, ishema ry'irangamuntu yacu, ishema ry'uko abasekuru bacu basengaga Imana yacu kigomba kugarukaho, tukagishyira hamwe, tukagiharanira. Murakoze cyane.